All on Globe. Ingagi ni inyamaswa dukunda kumva cyane, by'umwihariko ku Banyarwanda. Iyo wumvishe ingagi ntago biba bigutunguye cyane, niyo waba utayibona n'amaso yawe, ariko urabizi ko mu Rwanda hari umuhango wo kwita amazina abana b'ingagi. Uyu nguyu akaba ari umuhango ukomeye cyane mu gihugu, dore ko witabirwa n'abantu benshi cyane bavuye mu bihugu bitandukanye by'imahanga. Abandi icyo tuzi ku ngagi, cyane cyane abatarabona amahirwe yo kujya kuzisura, tuzi ko iyo haje ba mukerarugendo basiga amadovize. Ibyo turabizi, ariko nanone tugahita tumenya ko bifasha igihugu kuzamura ubukungu bwacyo. Njyewe ugiye kubagezaho byinshi bitandukanye ku mibereho y'ingagi. Murabizi ndi All on Globe, amazina ntajya ahinduka nk'ibisanzwe, nitwa Biwayiti. Muhaye ikaze ku murongo w'ibishya utazigera wumva ahandi. Icyo usabwa nanjye ntabwo ari ibya mirenge, uretse kudushyigikira ukanda kuri buto ya subscribe, ugakanda ku nzogera kugira ngo uze ubonera ku gihe byose bigezweho kuri Comeka TV. Ubundi abenshi, cyane cyane abadasobanukiwe ingagi, bazi ko ari inyamaswa wasanga ahantu henshi cyane. Ariko rero uko tubitekereza ntaho bihuriye n'ukuri, kuko izi ngagi wumva cyangwa ubona ziboneka mu bihugu 10 gusa kuri iyi si. Abenshi bahise bibaza niba u Rwanda ruboneka muri ibyo bihugu. Igisubizo ni yego, kuko mu Rwanda ingagi zirahari. Ikindi ni uko nawe wemerewe kujya kuzireba. Ese uramutse uhuye n'umunyamahanga ukamubwira ko uturuka mu Rwanda, agahita kubaza byinshi byerekeranye n'ingagi, uri yebo cyangwa witeguye kubimusubiza? Igisubizo niba ari yego cyangwa niba ari oya, ibyo ntacyo bitwaye. Ariko ibyiza, reka twumve byinshi bitandukanye utari uzi kuri izi nyamaswa zifite agaciro gakomeye cyane muri iyi si. Ingagi bakunda kwita ababyara b'abantu, wari uzi ko zishobora kuzazimira ku isi? Izi nyamaswa mu busanzwe ni inyembaraga cyane, zifite imimerere ijya kumera nk'aho ihurira n'iy'abantu. Ingagi ikaba igira n'amarangamutima, kuko ishobora guseka cyangwa ikarira bitewe n'ibihe iri kunyuramo. Ibyo byose ishobora kubikora mu buryo bugaragarira amaso y'abantu. Ubushakashatsi bwagiye bukorwa bwerekanye ko impamvu ingagi bazitandukanya n'abantu mu buryo butoya, cyangwa se navuga ko batazitandukanya ku rwego ruri hejuru, ni uko umuntu ahuje DNA n'ingagi ku kigero cya 98.3%. Ikindi kandi nanone, ingagi ni zimwe mu nyamaswa nini cyane, zikaba zizwiho kwitonda ku buryo butangaje. Izi nyamaswa z'ingagi zikunze kugaragara cyane ku mugabane wa Afurika. Byongeyeho kandi nyinshi zibarirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ni muri pariki y'Ibirunga. Iyi pariki ikaba iherereye mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko twabivuze haraguru, bamwe muri twe ntiturabona ingagi, ariko ubu ufite amahirwe yo kuzimenya ku kigero cya 60%. Ubundi si ingagi mu migaragarire yazo ziteye ute? Imiterere y'ingagi ni uko ifite amaboko maremare, aho usanga aya maboko yayo asumba amaguru. Ikindi kandi nanone ni uko ingagi z'ingore zifite igihimba kinini cyane. Ingagi itwikiriwe n'ubwoya hafi ku mubiri wayo wose, uretse ku ntoki zayo, hagati mu kiganza ndetse no ku isura.
ese burya umugabo aho ari hose ariranga? Buri wese yibaje impamvu mbivuze. Ni uko mu miterere y'ingagi usanga iziruta izindi mu bunini ari iz'ingabo, ku buryo usanga ingabo yikubye ingagi y'ingore inshuro zigera kuri 2. Ubundi abenshi bibaza iby'ingagi zirya mu buzima bwazo bwa buri munsi. Mu mirire yazo ntago zigora cyane, kuko ziriye ibikomoka ku biti, haba amababi y'ibiti ndetse n'imbuto zitandukanye ziva muri ibyo biti. Abahanga batangaza ko ingagi zikunda kunywa amazi mu buryo bwo kwimara inyota. Ikindi ni uko basize mu kigereranyo bavuga ko ku munsi ingagi ishobora kurya ibiro 50. Dusoreza ku burambe bw'izi ngagi. Ubushakashatsi bwakozwe bwatangaje ko ingagi irinzwe neza cyangwa se ikurikiranywe neza ishobora kugeza ku myaka 50. Ndabashimiye cyane, tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha.